Suri wabangutse tukagenda ko maso arimo kugenda akura. Papa Ken wamuhamagaye kuza? Papa Ken namuhamagaye namubwiye ko tugiye kuza. Muhamagare rwose mubwire ko tugiye kuhagera tutaza kuba guhanyije. Mama mugeze. Tugiye gusura kwa Papa Ken. Mwana wawe yararwaye tugiye kubasura. Madamu wararabyara. Ako nizere ko ko twababaniye gute. Genda ariko wibuke ko nyine nakubwiye ko uyu munsi ufite umushyitsi sinzi nawe wabyibukaga. Aza kuba musanga cyangwa muratinda. Hari ufite umushyitsi? Mfite umushyitsi. Shiri hari amafaranga wasize hariya? Amafaranga arahari. Tushobora kubanguka cyangwa ntitubanguke? Afateho ayakoresha yakira umushyitsi we. Ayanda yagumisheho. Hari ikibazo? Oya nta kibazo ubwo amafaranga hari mugenda huko muri gukerererwa. Ambisi zarigeze zijya zibura muri ibi bihe nta wamenye. Umushyitsi rwose nta kibazo ndamwitaho. Ubwo y'amafaranga hari byose yabihari. Kandi umenye mushiki wawe. Ndamumenye mushiki wawe. Mushiki wawe muhahe mudeke niba busheri yahari yanafunguye wenda mwanagura n'ibiro 2. Aho ngaho we. Dore ko nabana bakunda ifiriti uzumutse cyane ifiriti. Ubuzi ifiriti aho kuragira nta kibazo nta kibazo. Mugurire na fanta rwose nta kibazo. Aho ko mugende ari igihe imodoka zijya zibura. Turabanguka. Turabanguka. Mugende tudakererwa. Nta kibazo nta kibazo. Sawa mugere amahoro. Sawa. Bave bikigene bagende nyine. Ariko papa nawe ngo nasigaye yashize mwana. Njya mbona zibikanga. Pasiteri bikigiye ariko nta wasa nahora ariko ndakibikiye ndaza kugihekenya reka mpamagare ya niga iyi nzoga siko atayifatara. Halo ase kutavuga sha bimeze bite mwana? Nawe uhora na bya bitwenge bya umva rongohereze map urumva mu rugo baragiye urumva kandi umva hari ikintu mbonye vyajya yihengekana musirika umva ndashaka ukiza naho ko uze ngo tugikubitaho ko bibaye ngombwa wanazana cya cyana sha cyane buwe Umva guruka mani guruka nushaka gutega umuyaga ndawishyura abansijya amafaranga yari yose. Abekore nk'akazi sha. Ndabivuga. Inzoga ya papa mugiye kuyisinda nta soni ufite ndabivuga sindakabaye. Ndabivuga. Usundi wabaye gute? Sundi we ntago twagusomesha. Agasene wanze kujya. Bireke. Umva nyine mubwire. Ndabivuga. Wowe reka mubwire. Papa yasize amafaranga ahagije umva. Wowe niyo nagukwitamo 5 ukagenda ukajya gutembera. Umva ye. Anagenda kuguramo amandazi nabonye ari ukunda. Wase ni wowe yanze ariko. Umva ye. Umva ariko bihangane. Ibintu no kumbwira ntabwo ndi kubyumva. Umva ushaka bare ngohereze. Kugira ngo unywe inzoga ya papa. Ubwo se mugiye kuyinywa bangana. Umva tugiye kuyinywa ariko umve ngo araba twatwita aho umva mubwire ko. Bambwiye ngo nkurebe ngo ntujye kubunga urumva kandi wese ushaka gusohoka giye guha amafaranga yose ushaka nongize ugende mukaba mugiye kuyisita none se naza kwituba nanga ko nawe rero imwe nari mu reka mubwire ubundi ushaka amafaranga nanjye ntabwo nibigire uramangaye ushoboka se ushaka ngaye amafaranga ahari urabe yakuye he ako CV afite amafaranga uwe mbwira amafaranga umva reka tubyaze kamwe 15 ugende sibyo hari cyazo aha nizere ko utari buvuge yego gawe ni cyo mukunda urumva aho oya nta mubeshye wowe ngiye guhamagara no muntu urumva ambwira hana ageze manze nzana ura muntu uje arimbwiye ngo ndamu ubwo muntu nyiragiye mumbeshye twambara neza uceho sibyo mumbeshye nta mubeshye sikumva tayifatara umva hagiye bishyajya baravuga ngo nuko atwika ko nyine nusinda umusa oya agenda byimenyera umva se ase ugeze niga kumani we ntumva ukuntu umuntu amerewe mani
umva ndasawa man nizere kugeze kuri reka nze nkukingurire narebe agabanya umunwa sha sizanjye ubu nshatse nakwijyaho ndaje ariko sha basi cyangwa bikunze dore amafaranga bavuye kamera pakorika amafaranga ariya mwakara akabati ko munsi ngiye gufata ndaje fasha muve namfata ariko se n'ubundi yafashe isi yangira ubundi se n'ubwa mbere yabamfasha nese ubu ndagufata akoze inkweto zawe zisa nabi sha kirasha mbasha ngiye gukubita amazi wa musinzi wumva tuziwe turebe muhamba dareza gakono zakugira sha nanza none tuzime none se iryo cupa ryanditseho bose n'ijyanye umva utabona ngo ni pasiteri umva arazinywa uko mviyemo hano afitemo konyagi niyo tugiye gukubita urumva none ndajya kugura indi nyuma wowe dene twisi kanyizane sha abavuye nawe yayitsindye ngo ntayigwa sinzi ukuntu ngize gutya mbanyiguye shereka nawe uri umusinzi yasutantuka sha dene karaure tunyinyire bye wowe dene ngenda nkwesha iki kintu neza se ziranga ubundi se umuntu yakwirirwa yigora ziramanuka aje sha bayifungure we nawe mubizi sha iki kintu kirimo ndaje nyuma abanzi biyahure bansigaye nzi ku ntabwo mwesheje ikirahure ntabwo zamfata ariko agiye gushya umva hagomba gushya koko gushya niyo gahunda mwebwe mubimenyereye man mweye gake yanyoteze n'amashami iyi noneho mpite nyisuka n'isuka yo yose do urakongoka nk'ibishara hari ikibazo se saba uraje ubitatse n'ibirere byose soka amashasuka ndabona zakubaje se hari haba ikiwo mwako utanshora shana nanjye kibuki gereyo umva nsange papa wariyo urumva bose barahari bambaze ngo bite sha ajyanye ndi kukubwira reka ngutere sitori abanza baganye ntangira nyitera injoga zo kuntu nzagitoza ku kwezi ntazindi nzibesha ngo ku kwezi mani ahazi ko manza zangezemo nagiye guhirima viye waransura nabwo ati wakiwerewerewe gutuza jyana umwana we ku kwezi utazi n'inzu ujyayo yewe papa we yaragufashe ajya si bakozanyaho gutya iyi ngiyi batakiyaza bakazamura hejuru ngira gutya ubundi byeri ukayinyinyira wowe ndabona wamaze kuba ibirere njye buriya ndacyari wese urandutse wa muhamba ubundi iyo umuntu anyweye aba agomba kunywa akanywa na se kunywa ikazu urumva neza wanyibye noneho n'ubundi papa yaravuze ngo nta mwana unywa inzoga ubwo se ngiye kunze inyweye mbaye shyira zimwe uraza kumbwira wowe none nanjye ndumva zaseseye no mu mbavu maze mwana uzi n'ikindi wambwaho wambase ngewe bitose biranyiciye mani reka nze ngewe nigire mu buriri wewe umva itonde mwongereze none iki kirahure sha gisa n'icyane ahubwo se aha ni mu cyumba mani ahangaha ni mu cyumba ryama hano ryama wowe ryama mu ntebe reka niryamire ahangaha wabaye burundu ndiko wambwawe we umva wese uno pudoga toye yambwira imiranagona we kumanyaho irimbiri ubyuka
byuka se nyine bwakeye se ariko nawe papa ibintu umbwira ngo kubyuka iki gihe ubu ntabwo Byuka n'abananiwe wowe ngende sonora kubyaye wagize hano gute wowe wambwiye ko byibawe n'abaye none ko nibaza barakubagira ibisaga n'inyoni uvuze ibya papa none si iyo nzoga ko ari iya papa inzo nese se njye wayisengereye reka nyinywe ninyimara reka nkubwire rero urajya kunyera se wampaye inzoga ya papa nkajya bambwira ngo ngure fanta ibyihanganire mbabarira basi ikibazo hariya we mbabarira basi rekera amako papa atanyica we papa atanyica rekera papa sazinzi mane usinzi za papa usinzi za papa neze ngwase niwazinzi reka mbigambe yumva arangaye niho yariri arakunze gucya nje musuru unsengera inzoga chamanyanga we umuvenda kuza nurese nazoza mubwira ko inzoga yawe yagiye he ewe ntera ubwoba we arakubagira ibisega kongeze n'inyoni wowe Ngiye ninjya mu rugo gahita njyana kuko nta ndumva nanjye naniwe cyane birarenze ari ahantu hari kure imodoka igenda mu muhanda mubi amasaha twagendeye ubu bahishije pe ese ko mbona habakinze buriya barimo wasanga barimo bararyama kuko bano bana bacu bakunda kuryama cyane ko muhungu madare rebe gofana yanjye abase ko baryamye hano amaguru hejuru reba mana yanjye reba ime reba ngo mugenzi anyway bite byawe bitoragure icara neza utagwa ariko kwica neza propare minutes watse imbesire mukinga neza bite inzu yanjye urugo rwanjye mwarugize akabari neza ariko urandebera we ko muberanye kora kunja mu jisho muvuye akanakuma ndebera nuko kwimana ase emi ibintu katabigiraga n'uyu nguyu uyu niwe wamuteye burara bose reka kumfata muvuye muri yego reba icupa banyweye cyabaye igisinzi neza mani wayimaze dore yacyahari reba ikintu banyweye abana reka musukire mende bava wituma bongera gusuka musukire mende wituma bongera ibanga cyera neza ni ukwirirwa unywa amazi yoga tukunase wowe kuno wisikijana mu maso umva mubwire ma umva uyu muhungu se bite byawe utahaga guhera ubu mwebwe ntabwo mukiri ababyeyi banjye abantu bamena wisige mu maso hari urukundo mumfitiye none se wowe kuyimena mu nda kuyimena mu nda mu nda se ko nzayinyara nyikunyareho nanjye ubona y'imbesire ukuntu ndumbiye neza urabuze ngo ni ikirumbo noneho ndagiye reka noneho mubwize ni ukurumva wa mushiki wawe nawe namwohereje muri buwate urumva noneho ugende wiyahura n'ubundi mwambwiye ko mutankunda ngo muzabyara abana ngaho muzababyare ngewe ndagiye ngiye kwijyamira mu gihuru ngaho byuka aho ngaho rero ngwino se nawe umfashe ikore ntabwo nshoboye urwo rubyaro umuhungu wawe ni uko wamufashe wabyaye abandi noneho urashaka umva ndeka wambwiye ngo uzabyara abandi ngaho haguruka haguruka none se nakugenza gute kuri ikigoryi cyanjye numva iwe ntabwo nshaka kumva ndekura wowe wambwiye ngo uzashaka uzagenda ubabyare ngaho reka ngwino uzagenda ubabyare mubone hanze uzagaruka azashaka sohora niyumvire nawe wabiteye inkweto ze yambaye iki nashaka agene genda n'utwawe genda ngitarengana yewe yaje arambwira ngo aranywesha genda ese ribanza urebe ko nta n'ibindi bangije muri iyi nzu yewe we mbega ubwoko ko nzi ko mu muryango w'iwacu ntawigize amera uku umva fata n'izo nzoga zo kuzimena none se ko utanywa inzoga ziranyibwa nande n'ubundi aho bagenda babijyane basoma bijyane
Mushiki wawe ngo ari hehe? Umushiki wawe ari watagana hehe? Ntabwo mbizi namuhaye amafaranga 20,000. Yashijemo. Dore ni ukuvuga ngo 100,000 so yasize hariya byose mwabinywera. Yasigayemo 2,830 hari. Gamagara mugenzi wawe agaruke hano. Umuhamagara iki ko mwanyirukanye? Ase. Akira. Kira. Muremereze ngo mutegereze umwana wanyu. Ngono nango wagiye muri buwate. Yewe gabeka. Kubyara nuko bigenda. Byatwa nuko umwana abatara byaye. Koko. Reba hano mu nzu.